Nitwa Jane Uwimana, nkaba mbazanira inkuru n'ibiganiro bigamije kudufasha kugira imibereho myiza, ubuzima buzira umuze no kwigeza ku iterambere. Amahoro bakunzi batubeho neza. Ubushize nababwiye ukuntu Matibori yarahiye ko Hakiri atazishima mu gihe cyose abanye n'undi mugore utari Matibori. Nyamara Hakiri yari yaramaze kumwikura, yaranamuhakaniye ko nubwo bigeze gukundana ngo ariko byarangiye. Ndetse Hakiri akaba yaranagarutse mu Rwanda ashaka undi mugore. Gusa hari icyo ntari nababwiye kuri Matibori. Matibori ni uheture mu bana 5 b'iwabo, abahungu 3 n'abakobwa 2. Mukuru we ari we mfura y'iwabo yarashatse ndetse abyaye 2 kandi aba muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Matibori niwe bucura mu bakobwa, akaba yarakuriye iruhande rwa nyina. Yatojwe ko umukobwa urangije amashuri aba agomba gushaka umugabo akava iwabo kuko aba ahindutse umutwaro. Ibyo rero byatumye Haguma, umusore w'umucuruzi ukomeye mu gace k'iwabo, amushukisha ko ashaka ko bazabana, maze abyumva vuba na bwangu, amwiha atizigamye. Gusa ubwo Matibori yamenyaga ko atwite mucyo, yasabye Haguma kwihutisha ibirori by'ubukwe, maze Haguma amwitakana vuba na bwangu, agira turamenye ntabwo nabana n'umugore w'irugwi waba atazi no gukora ngo mbe namusiga mu iduka ryanjye acururize. Ikindi kandi ntabwo nyuko ari umugore mwiza, sinshaka kugira umugore umeze nkawe. Guhera ubwo Matibori yarabaye iciro ry'imigani ku musozi w'iwabo. Mukuru we wari waramwijeje kumujyana muri Amerika, akajya yanga no kumwitaba kuri telefone. Nyina nawe yatangiye kujya mucyurira ngo kwamukojeje isoni mu baturanyi, kandi yari yarizeye yuko azagera ikirenge mu cya mukuru we, agashaka, agatunga, agatunganirwa. Matibori yahise yiyemeza ko nanashaka umugabo bagomba kutazabana mu gace k'iwabo, kuko yahaboneye byinshi kandi azwiho byinshi, ku buryo bitinde bitebuke byashoboraga no kuzamusenyera urugo mu gihe yaba yubatse. Ubwo Hakiri rero yamusabaga urukundo, Matibori ntiyazuyaje, kuko mu marishya mugeni ya Hakiri mu byibuke neza hari harimo kujyanwa i Burayi. Ubwo noneho ndakeka ko utangiye kumva isoko y'umujinya wa Matibori, ubwo Hakiri yamusigaga atwite akanga kuzamujyana i Burayi. Ubundi Matibori yashoboraga gusubirana na Haguma, dore ko Haguma yanageze aho akisubiraho akajya amufasha kurera mucyo. Ariko ikibazo cyaje kuba ko Haguma nawe yari uwo mu gace k'iwabo. Ku musozi wa Gacango rero, iwabo wa Matibori, ni ahantu bagira amagambo kubi. Uva guhaha akanyama ugasanga abashyitsi bagutegereje mu rugo ngo muze kugasangira kandi ntawe wigeze ubibwira. Haguma kandi nawe yari umwe mu banyarutse amagambo kurusha ibigo by'itumanaho tuzi. Ubwo rero Matibori akirabukwa Hakiri yahise yibagirwa burundu ko yabyaranye na Haguma. Reka rero twigarukire ku gice cya 2 cy'inkuru ya Matibori na Hakiri. Niba utararebye igice cya mbere ariko byaba byiza ubanje kukireba kugira ngo bashe kumva neza uko bikurikirana. Mu ijoro ry'icuraburindi mu gihugu cy'i Burayi, imvura yakomezaga kuvuza ingoma ku madirishya nk'aho hari umuziki iri gucuranga. Mu nzu nto yicumbitsemo Hakiri hari harabaye itongo. Wagira ngo inzu n'ibikoresho nabyo byari bizi itongo riri mu mutima wa Hakiri, maze bigashaka kujyanisha. Ngibyo ibirahure byamenetse, imyenda inyanyagiye, n'ameza yuzuye amacupa yashizemo inzoga. Hakiri yicaye hasi, amaso ye yijimye, umubiri usa n'uwaremerewe n'ikintu kitagaragara. Yagerageje guhaguruka ariko amaguru wagira ngo ntakiraye. Yegereye indorerwamo yari iri iruhande rwe, yirebye mu maso abona ntakiri wa wundi. Arakarira isura ye cyane ku buryo yakubise ingumi mu ndorerwamo maze irasandara. Yishima mu mutwe, akomanga mu mutima, nk'aho agira ngo awubwire ukingure usohoke umuve mureke kumuriramo imbere. Amafoto ya kera ariko nkuta z'inzu ye nayo aramwitegereza nk'aho hari icyo amwishyuza. Mu ijoro ryakurikiyeho, Hakiri yasohotse iwe atangira kugendagenda. Mu by'ukuri yari umungana agatazi iyo yerekeza. Gusa Gashyiga yaramushyiguye, kuko uko yomonganaga yaje kugera hari urusengero, maze atangira kumva ashaka kwinjiramo. Nawe yarinjiye, asangamo abantu batuje basenga. Ntiyitaye ku kuba bamuhanze amaso, ntiyitaye ku kuba yasinze, ahubwo yahise apfukama hasi maze atangira kuboroga. Uko yaborogaga niko yumvaga mu mutima we wagira ngo umutwaro wari umurimo uri kuvungagurika ugasohokana n'amarira. Yageze aho rero imyuka mibi itangira kumusohokamo, maze uko imusohokamo isura yigatangira kongera gucya, nuko agarura akanyamuneza. N'inseko yahoranye iragaruka.
Amaze gucya mu maso yarahagurutse arataha. Agenda yiruka yisetsa nk'uko yajyaga yiruka ku musozi w'iwabo akiri umukene ariko anezerewe. Wabonaga ameze nk'uwuzuye umwuka wera cyangwa roho mutagatifu, abantu bose bakamukebuka batangaye. Hakiri yari ameze nk'ubonye uburayi bwa mbere, ameze nk'uri mu isi nshya, nk'uwari afite ubumuga bwo kutabona akaba arebye bwa mbere. Yageze iwe atangira gukora amasuku. Ubu noneho yanzuye ntikiri itongo, ahubwo ni ahantu hasukuye, ibintu byose yabishyize ku murongo. Atangira kujya yandika gahunda ze zose, atangira kujya akora siporo n'ibindi bijyanye no kwiyitaho. Twigarukire rero mu Rwanda. Murorunkwere niba umwibuka yari yarashakanye na Hakiri, ariko bahise bashwana bataragera no mu rugo. Asigaye ari umuherwe ukomeye. Ubwo Hakiri yari mu bwihebe bwinshi ndetse na nyuma yaho amaze gukira neza, Murorunkwere yamwigiye imitwe. Yamaze kubona neza ko batazasubirana, akajya amusaba amafaranga y'impamvu nyinshi zitandukanye. Ubu bafite imodoka, amoko menshi atandukanye, agenda mu yashaka bitewe n'uko yaramutse. Aba mu nzu nziza i Kigali kandi yaguze ibibanza hirya no hino mu Rwanda. Hakiri yari yizeye ko wenda bazongera bagasubirana, ariko Murorunkwere amaze kubona ko agwije ubukire, yamukuriye inzira ku murima amubwira gusanga Matibori. Matibori rero nawe mu gihe gikabakaba imyaka 2 Hakiri yamaze i Burayi, yari yaragerageje kujya amuganiriza, ndetse Hakiri nubwo yari igishushushungwe ntabwo yigeze ahwema kohereza amafaranga. Hari n'ubwo rero yamubwiye ukuntu akunda abagore bafite amabuno manini, maze Matibori ntiyazuyaza, yahise akusanya amafaranga yari yarakoreye n'ayo yohererejwe yose, ajya kwitezaho ikibuno iyo muri Nigeria. Ariko byabanje kumugwa nabi, kuko ayo mabuno bamuteyeho yaturitse akirire rwose, ategereje gukira neza. Byabaye ngombwa ko bongera kumubaga, maze amaraho igihe kirenga amezi 3 agitegereje gukira. Aho atahiye rero yari azi ko ibintu byahindutse, ko Hakiri azataha ahita amusanga ndetse akamuhata urukundo ruruta urwo bari barigeze kugirana. Hakiri ariko ibyo ntibyigeze bimushitura, ntiyari agifite umutima wo gusanga Matibori. Ahubwo ubwo amezi y'ikiruhuko yari ageze, yerekeje iyo muri Kenya kuba ariho aruhurira mu mutwe. Gikandagira i Nairobi yahuye n'umukobwa witwa Mariama, umukobwa w'umutima mwiza n'isura nziza n'iseko nziza n'ibikorwa byo gufasha abandi byamurangwagaho. Byose byatumye Hakiri ahita amukundurwa. Hakiri na Mariamu bakundanye ukwezi kumwe gusa, ariko kwari kuzuyemo umunezero. Mariamu yinjije Hakiri mu buzima bwe, akajya amutembereza mu mihanda y'i Nairobi, basangira ibyishimo, bakina n'abana, bakorana ibikorwa by'urukundo. Hakiri yongera kumwenyura by'ukuri. Ariko mu Rwanda Matibori yahise abyiyumvamo, ndetse atangira guhinduranya abapfumu. Ntiyasubiye kwa wa musaza wo mu misozi miremire dutinya kuvuga mu izina, ahubwo yaratangatanze ajya henshi hashoboka, ahashakisha harusha ahandi imbaraga. Ubwo kandi niko ubukene bwarushagaho kumwugariza, kuko amafaranga yendaga kumushiraho. Uwo yagiyeho bwa nyuma rero yamusabye ko azongera akaryamana na Hakiri kugira ngo amukureho imbuto. Uwo mupfumukazi kandi yamusabye ko nagaruka azaryamana n'umuhungu we ngo kugira ngo amweze. Matibori yarabyemeye. Erega ntacyo atari yiteguye gukora kugira ngo arebe ko yabana na Hakiri. Hakiri agaruka mu Rwanda ari kumwe na Mariamu. Ntibatindijemo kuko bahise batumira inshuti n'abavandimwe, maze bakora ubukwe bw'akataraboneka. Amafoto y'ubukwe bwa Hakiri rero reka azagere kuri telefone ya Matibori. Arayareba, amaso yarijima, umutima wenda guturika. Gusa yariyumanganyije. Ahita ahamagara Hakiri amusaba ko bahura, ndetse yigira nkaho nta n'inkuru n'imwe yigeze amenya. Hakiri nawe yaje yigize nyoni nyinshi, ndetse bahurira ahantu hibanga ku buryo nta wundi wigeze abarabukwa. Nuko ati rero Matibori, nubwo nje guhura nawe, nagira ngo mwibutse ko ibyo kubana kwacu bitazabaho. Amubwira ko yatandukanye burundu na Murorunkwere, ariko ntiyakomoza ku bukwe bwe aheruka gukorana na Mariamu. Matibori nawe arinumira, ahubwo aramubwira ati reka nkwisabira ikintu kimwe, nibura umfumbatira ijoro, naho ibyo kubana kwacu nanjye namaze kubyikuramo, nabonye ko bidashoboka nta naho tugihuriye. Hakiri irari ryaramuganje, ntiyazuyaza ahita bimwemerera. Bajyanye no gushaka icyumba bararamo, ariko Matibori yatashye ijoro rikiri ryose, kuko imbuto yashakaga yarayibonye. Yahise anyarukira kuri wa mukecuru wari wamutumye imbuto, maze arayimuha.
hanyuma amuha n'umuhungu we barabitunganya. Umukecuru amubwira ko azabona impinduka bitarenze icyumweru kimwe. Impinduka koko zagaragaye Hakiri ataranasubira i Burayi. Byatangiye ari ibintu bidakabije cyane ubwo yari ari mu cyaro cy'iwabo wa Mariyamu, maze amutukira imbere ya sebukwe. Bose baketse ko ari ukubera amakosa ya Mariyamu, ngo ko yari yamurakaje cyane, mbese ntibabiha agaciro. Baramureka asubira i Burayi, ariko ntiyajyana Mariyamu. Ageze i Burayi, ibintu byahise bitangira guhinduka nabi. Yajyaga yumva ububabare umubiri wose, akamera nk'uwaraye akubitwa, akabura amahoro, akiyumva nabi mu bitekerezo no mu bifatika. Uko yavuganaga na Mariyamu kuri telefone, yasukaga amarira. Mariyamu nawe akananirwa kwihangana akaboroga. Mariyamu yageze aho yurira indege maze ajya kwirebera umugabo kugira ngo amenye neza aho ikibazo kiri. Ageze i Burayi ariko ntiyakiriwe neza, ndetse Hakiri yamusanganije intonganya, atitaye ku kuba yemeye kumusanga mu bukonje bwari bumeze nabi i Burayi. Bageze mu nzu, Hakiri yarushijeho kumera nk'igishushungwa, ndetse ubuzima bumushiramo burundu. Iyo yabumburaga akanwa ngo avuge, byabaga ari ugutongana, ikindi gihe akaba ajunjamye. Igihe cyarageze, Mariyamu afata igikapu cye arahambira yisubirira iwabo muri Kenya. Hakiri yasigaye wenyine, ubuzima bwe burushaho gusubira inyuma. Iminsi yarashize indi irataha, ariko rimwe aza kumera nk'ubonekewe. Yibuka rwa rusengero yakiriyemo ku nshuro ya mbere. Afata ikoti rye arifubika, atera intambwe agana mu rusengero. Mu gice cya gatatu tuzamenya niba yarongeye akahakirira, tuzamenya niba yarasubiranye na Matibori cyangwa na Mariyamu. Murorunkwere we yibereye umuherwe kandi batandukanye bidasubirwaho. Icyakora tuzamenya niba Murorunkwere yarageze aho agashaka undi mugabo cyangwa yarakomeje kwirira ubuzima no kwiyubaka atitaye ku byo rubanda rumukikije rumuvugaho. Matibori se, muribuka ko hari ibyo yatunganyije hamwe n'umuhungu wa mupfumukazi? Ubanza bitazoroha. Gusa iki gice nacyo kirimo amasomo menshi y'ubuzima. Hari abagore n'abakobwa bakeka ko ubuzima bwabo bugomba kuba bwiza ari uko bushingiye ku mugabo. Nyamara biba byiza kurushaho iyo ubanje kwiyubaka, hanyuma umugabo mugashakana mugamije kuzuzanya. Hari abagore n'abakobwa nanone bangiza imibiri yabo muri ibi byadutse byo kwibagisha ngo bakunde bakurura abagabo. Niba ataragukunze uko uri, ntuzibeshye ko hari icyo wakongera cyangwa wagabanya ku mubiri wawe ngo yongera gukunde. Nukora ibikorwa bigamije kwiyongerera ubwiza, ubikore kuko wumva bikuguye neza, ariko ntuzabikorere gushimisha undi muntu. Ababyeyi nabo hari ubwo bagira uruhare runini mu gutuma umwana wabo ahohoterwa, bamubwira ko ariko zubakwa. Akenshi babikora bagamije kurengera icyubahiro cyabo, ngo umuhungu cyangwa umukobwa wabo adasenya bakahasebera. Ariko niba bo bubakanye bashihurana, bakaba bashobora no kurwana urebera, urwo rugo uzashimishwa no kurukuramo umurambo. Ababyeyi nanone hari ubwo twangiza abana bacu tubagereranya n'abavandimwe babo, ngo kuko umuvandimwe wageze ku iterambere undi ugatangira kumutoteza ngo ntacyo azimarira. Nyamara ntabanganya Imana. Abagabo n'abasore namwe, umuntu udafiteho umushinga urambye ntukemere kuryamana nawe. Hari ubwo ubikora winezeza gusa ngo wimarire ari, ariko ugasanga umuteye inda, ugasanga aguteye indwara zandurira mu mibonano mpuzabitsina, cyangwa naboneyeho urwaho rwo kukugirira nabi, kuko buryo uwo mwaryamanye aba ashobora kugukoresha icyo ashaka, cyane cyane mu isi y'umwuka. Niba utabyemera, ibyo ni akazi kawe, ntibizakubuza guhangana n'ingaruka umunsi byakubayeho. Hanyuma bakundanye mukagera igihe cyo gutandukana namwe, simvuze ngo muba abanzi, ariko mujye mwitonda. Hari ubwo uwo mwatandukanye aba atagushakira ibyiza, ndetse akaba ari nawe mwanzi wa mbere ufite, atarabyeruye ngo abikwereke, ukazabimenya amazi yararenze inkombe. Nitwa Jane Uwimana, nkaba mbazanira inkuru n'ibiganiro bigamije kudufasha kugira imibereho myiza, ubuzima buzira umuze no kwigeza ku iterambere. Murakoze, naho ubutaha. Buri munsi twunguka ubumenyi bushya. Buri munsi tukugezaho ibiganiro bishya bigamije kubungabunga ubuzima bwo mu mutwe, ubuzima bw'imyororokere ndetse n'iterambere. Kanda ahanditse subscribe cyangwa abonnez-vous, ukore n'ahashushanyije inzogera kugira ngo we kugicikwa. Tubeho neza n'umuyoboro wawe. Nyuzaho ibibazo n'ibitekerezo byawe dufatanye kubinoza. Iki kiganiro nikikuryohera ugisangize n'abandi. Inkunga y'ibitekerezo ni ingenzi kuri twe. Iyo amafaranga ni akarusho.
washyigikira iyi channel kuri momo code 353461 cyangwa nimero ya momo 0788318997 TN Rwanda. Watuvugisha kandi kuri 0788318997.